rufite muratsinze nubwo bidashimishije cyane ko muratsinze. nakubwira ko twatangiye nabi irushanwa, ikipe dutsinda ibitego 5, suko yari nziza cyane nayo kudutsinda ibitego 5, ariko ikipe yadutanze mu mukino idukubita ibitego 5 buryo natwe nk'abafana tudafite iki twabisobanuro hariya twatsinzwe turushwa pe tubura n'umuntu umwe twabibaza, ariko buriya hanini cyane umuntu yibaza umutoza, buri ikipe uko yatsindwa kose umuntu yibaza umutoza. Kugeza ubu iyo umutoza atareba niwe muntu ugomba kuba yase watsinzwe 5 gute. Aha rero turatsinze nibyo 3-1, ariko nakubwira ko tugiye kureba mu mibare bisa nkaho nta kintu biri kudufasha kuba twakomeza muri round ikurikira. Ese abafana ba APR ko tubona musotse nkaho nta cyabaye, nta nsinzi yabaye, nta byishimo ufite ku isura, murababaye, mu cyizere cyagiye bimeze gute? Navuga ko twatsinzwe ibitego 5, ni ibitego byinshi. Uyu munsi twabonye ko abafana bari bahari ku bwinshi, babonye ko stade harimo abafana benshi buzuye. Twatuzi wenda twasabaga abakinyi bacu ndetse na staff ko batsinda ibitego wenda hejuru ya 5 kugira ngo wenda Vipers uzayitsindire turebe ko twazamuka nka best rose. Ariko iko nakubwira ko igice cya mbere bakiye neza, ariko sinzi niba ari ikibazo cya fitness, niba ari ikibazo cy'iki, kuko ubona yuko mu gice cya mbere ikipe bigenda, ariko igice cya kabiri usanga ubona ko abakinnyi bacitse imbaraga zashize kabisa. Bigaragare ko fitness ishobora kubiri hasi cyane mu bakinnyi, kuko ngubu twabonaga ko ibitego 5 binashoboka ko Rwanda birenze bitewe n'uko igice cya mbere bagikinye, ariko ubonye ko turangije nabi. Niyo mpamvu rero nagwa wabona umufana yishimye ese turatsinze, ariko nta kintu bigiye kudufasha. No minota nyuma mutsinzwe igitego kimwe Rukumbi na Garda, byarga nk'ari amakosa y'abadefenseri ndetse no mu busatirizo abona ko baguma gutsinda ibitego birenze nka 2 mu minota ya nyuma. Nawe uri umwe mu bantu bavuga yuko APR ishaka kuba yarasinyishije nabi cyangwa se abakinnyi batameze neza, ikibazo gishyira he? APR ntabwo yasinyishije nabi, yasinyishije neza, ahubwo ntabwo abakinnyi baramenyerana, kuko urabona nka Clement na Yunusu buriya bari bafite ukuntu bamenyeranye. Clement kuvura Yunusu mu gihe yagiye, Yunusu mu gihe bari maze kumenyana. Rero imikino ingahe ntabwo abakinnyi bamaze kumenyana. Icya kabiri nakubwiye buri resultats twatugira mbi tuzatibaza umutoza, twe nk'abafana nyine ko batumutoza byapfiriye, ariko kuvanga abakinnyi basinye neza ko ahantu bakinaga bafite profile, ni kapiteni w'ikipe yakinaga, ni munyezamu wakinaga, n'abakinnyi bakinaga kuri match ya mbere. Ko ngira ngo najija ngo batsinzwe 5 ngo n'abakinnyi babi, nta muntu umwe nyine biriya bintu byatubayeho. Ikipe yadutanze mu mukino iradukubita, kandi twabonye za Man U zatsinzwe ibitego 8, za Bayern zaratsinzwe, za Real yatsinzwe 5 na Barca. N'ibintu bibaho. Uyu munsi kwaje tuje gushyikira abahungu tuzi ko dushobora gukuramo ibindi bitego, twamvaga ibitego bike byari 5 gusa tureba kuri Vipers, ariko kuba dutsinze 3-1 nakubwira yuko ntago birahombye, ntago mbona yuko ari ikintu bizadufasha. Biragoye kuko ubu ngubu Vipers 6. Gor Mahia yashobora gutsinda iyi ngiyi izayitsinda nayo igira 6. Bivuze ngo twebwe nitunatsinda Vipers tuzagira 6, ariko ibitego bizaba umubare w'ibitego urumva bizaba ikiraza. Mu matsinda 3 azaba ari best ruzim. Urumva rero biracyakomeye, ni imibare myinshi. Ariko uyu mutoza mwese muvuga ikibazo n'umutoza Taleb, n'umwaka ushize ariko mwamubonaga cyangwa nyuma yuko atsinzwe 5 nibwo mubonye ko ari umutoza mubi? Umutoza twa ibikombe 3 ntabwo wabona ko ari umutoza mubi, ahubwo ubu ngubu nyine aha mpamvu tubona ko hajemo akantu nyine kugarukamo umutoza nyira bitego 5 mbere muri stade Amahoro, harimo agasuzuguro kenshi. Kandi buriya resultat nakubwiye tuyibaza umutoza, naho ndi umuntu wabaza resultat, abakinnyi bakina nabi buriya umutoza ni umuntu wabaza resultat. Rero kuba yaratwaye ibikombe 3 ntabwo twabonaga ko ari ikibazo, ari umutoza mubi, yari umutoza mwiza. Ariko ubu ngubu icyo nakubwiye twe dufite ubuyobozi bukunda umupira. Iyo ubonye afande CDS Mubaraka ari muri stade, ukabona afande bafande bose bari muri stade, n'abantu bakunda umupira. Buri iyo mbabaye umufana yababaye hano, afande no umuyobozi unarebera ikipe abababaye cyane. Buriya tuzajya kubona ko umutoza ari ikibazo nabo bamaze kuyibona, niba bibona ko ari ikibazo bazamwe ko nibo ba boss nibo bamuhemba bazabwata. Turabona imikorere yanze bazana undi. Buriya nicyo kintu ngiye niho twatandukanye n'indi kipe, uko muri umutoza umufana wa Rayon ashobora kuvuga ati ndababaye umutoza niki, ariko se nta bushobozi. Ariko twebwe dufite umuntu ukunda umupira, abayobozi bacu bakunda umupira, abacamana barimo hari umunsi bababaye, nkuko natwe tubana toye nabo bazaba babaye. Niho ibaze mu boss wabaye yakora iki, kuvuga ati gendere akazi garahagaze. Umunyezamu Siriwani yashyizwe ku ruhande kuri uyu mukino na Dauda, utekereza babaye ibitambo by'insinzwe yanyiremereye, utekereza ko ari byo cyari ikibazo cyane cyemezo bashyigikiye nawe? Nibyo umutoza, buri umutoza agira projet ziwe, gusa ngiye nabonaga ko buri match imwe ntago wavuga ngo umuntu umuswa cyane umuhanga. Match imwe ntago wajije umukinyi gose. Buriya ndakeka wenda hari uburyo yari yapanze gukina uyu munsi, wenda ubutaha akazaba zabikoswa simbizi. Cyo yakwicaza yakinisha nde, cyo dusaba ni resultat duhe intsinzi muri Sekafa bwo urabona ko byamaze guhomba, ariko wenda ubutaha twe dushaka intsinzi nta kindi.
abo yakinisha bose ntabwo turi abatekinisiye, icyo dushaka ni intsinzi dusaba umutoza. Salpa mu cyizere cyajya ariko asante sana. Bibaho asante merci. Aperi ntabwo yasinyishije nabi, yasinyishije neza, ahubwo ntabwo abakinnyi baramenyerana kuko urabona nka Clement na Yunusu buriya bari bafite ukuntu bamenyeranye. Clement kuvura Yunusu mu gihe yagiye, Yunusu mu gihe bari bamaze kumenyana. Rero imikino ingahe ntabwo abakinnyi bamaze kumenyana. Icya kabiri nakubwiye buri resultat tuzatugira mbi, tuzatibaza umutoza. Twe nk'abafana nyine kuba umutoza byapfiriye, ariko kuvanga abakinnyi basinye neza ko ahantu bakinaga bafite profile, ni kapiteni w'ikipe yakinaga, ni munyezamu wakinaga, ni abakinnyi bakinaga kuri match ya mbere. Ko nyina ngo najija ngo batsinzwe 5 ngo n'abakinnyi babi, nta muntu umwe nyine biriya bintu byatubayeho. Ikipe yadutanze mu mukino iradukubita, kandi twabonye za Man U zatsinzwe ibitego 8, za Bayern zaratsinzwe, za Real yatsinzwe 5 na Barca. Ibintu bibaho. Uyu munsi kwaje tuje gushyikira abahungu, tuzi ko dushobora gukuramo ibindi bitego. Twamvaga ibitego bike byari bitanu, gusa tureba kuri Vipers, ariko kuba dutsinze 3-1 nakubwira yuko ntago birahombye. Ntago mbona yuko ari ikintu bizadufasha biragoye, kuko ubu ngubu Vipers ifite 6. Gor Mahia yashobora gutsinda iyi ngiyi izayitsinda nayo igira 6. Bivuze ngo twebwe nitunatsinda Vipers tuzagira 6, ariko ibitego bizaba umubare w'ibitego urumva bizaba ikiraza. Mu matsinda 3 azaba ari best ruzim. Urumva rero biracyakomeye, ni imibare myinshi. Ariko uyu mutoza mwese muvuga ikibazo no mutoza Taleb, n'umwaka ushize ariko mwamubonaga cyangwa nyuma yuko atsindwa 5 nibwo mubonye ko ari umutoza mubi? Umutoza twa ibikombe 3 ntabwo babona ko ari umutoza mubi, ahubwo ubu ngubu nyine aha mpamvu tubona ko hajemo akantu nyine kugarukamo umutoza n'ibya bitego 5 mbere muri stade Amahoro, harimo agasuzuguro kenshi. Kandi buriya resultat nakubwiye tuyibaza umutoza, naho undi muntu wabaza resultat. Abakinnyi bakina nabi, buriya umutoza n'umuntu wabaza resultat. Rero kuba yaratwaye ibikombe 3 ntabwo twabonaga ko ari ikibazo, ari umutoza mubi, yari umutoza mwiza. Ariko ubu ngubu icyo nakubwiye twe dufite ubuyobozi bukunda umupira. Iyo ubonye afande CDS Mubaraka ari muri stade, ukabona afande bafande bose bari muri stade, n'abantu bakunda umupira. Buriya iyo mbabaye umufana yababaye hano, afande no umuyobozi unarebera hano ikipe abababaye cyane. Buriya tuzajya kubona ko umutoza ari ikibazo nabo bamaze kuyibona. Niba bibona ko ari ikibazo bazamwe ko nibo ba boss nibo bamuhemba bazabwata. Turabona imikorere yanze bazana undi. Buriya nje kintu ngiye niho twatandukanye n'indi kipe, uko muri umutoza umufana wa Rayon ashobora kuvuga ati ndababaye umutoza niki, ariko se nta bushobozi. Ariko twebwe dufite umuntu ukunda umupira, abayobozi bacu bakunda umupira, abacamana barimo hari umunsi bababaye nkuko natwe tubana toye nabo bazaba babaye. Niho ibaze mu boss wabaye yakora iki, kuvuga ati gendere akazi garahagaze. Umunyezamu Siriwani yashyizwe ku ruhande kuri uyu mukino na Dauda. Utekereza babaye ibitambo by'insinzwe yanyiremereye, utekereza ko ari byo cyari ikibazo cyane cyemezo bashyigikiye nawe? Nibyo umutoza, buri umutoza agira projet ziwe, gusa ngiye nabonaga ko buri match imwe ntago wavuga ngo umuntu umuswa cyane umuhanga. Match imwe ntago wajije umukinnyi gose. Buriya ndakeka wenda hari uburyo yari yapanze gukina uyu munsi, wenda ubutaha akazaba azabikosora simbizi. Cyo yakwicaza yakinisha nde, cyo dusaba ni resultat duhe intsinzi. Muri Sekafa bwo urabona ko byamaze guhomba, ariko wenda ubutaha twe dushaka intsinzi nta kindi. Abo yakinisha bose ntabwo turi abatekinisiye, icyo dushaka ni intsinzi dusaba umutoza. Salpa mu cyizere cyajya ariko asante sana. Bibaho asante merci. Asante.